uri inkingi nyayo y'urukundo. Nadia yabwira Riderman ku myaka 10 bamaze barushinze. Ku wa 16 Kanama 2025 umuhanzi Riderman yari ari mu byishimo byihariye kuko yari ari kwizihiza isabukuru y'imyaka 10 y'urugo rwe hamwe n'umugore we Agasaro Nadia Farid. Mu butumwa yanditse ku mbuga nkoranyambaga, Agasaro yasangije abakunzi babo uburyo yishimira urugendo rwabo rw'imyaka 10. Yagize ati, kuri wowe soko y'ibyishimo byanjye, urakoze ku myaka 10 tumaze turi kumwe. Si gusa kuba turi kumwe, ahubwo navuga ko ari imyaka y'urukundo, ubucuti, gusangira ibanga n'ibyishimo, kwita ku wundi, gushyigikirana, kurindana ndetse no gusangira utubazo tw'urwenya n'ibyishimo byinshi. Urakoze kuri byose, urukundo rwa rutangaza ubuzima bwanjye. Agasaro yagaragaje kandi ko Riderman ari inkingi ikomeye mu rugo rwabo, amusobanura nk'umugabo w'umutima w'umutekano n'ubwiyunge. Yagize ati, ndakubaha kandi si ukubeshya, uri inkingi nyayo y'ubwiyunge n'umutekano. Ndagukunda kurenza uko nshobora kubivuga. Nkunda cyane uko ndeba mu maso, nkunda wowe muri rusange. Urakoze kandi Imana ikomeze kudutera imigisha no kuturinda iteka ryose. Inyarwanda.com dukesha iyi nkuru yakomeza yandika ko Agasaro yashyize hanze video ikora ku mutima igaragaza Riderman ari mu bitaramo bya MTN Iwacu Muzika Festival yigisha ijambo ry'Imana. Ati, hanyuma misemi iyi video kuko inkora ku mutima. Uwiteka akomeze ashyirwe hejuru muri byose kandi ijwi ryawe rigere kure, ubutumwa bwumvikane cyane. Yanditse ko Riderman yihariye kandi ko yishimira cyane kugira umugabo we mu buzima bwe. Ati, ni umugisha kuba ngufite. Riderman n'Agasaro bamaze imyaka 10 bahuza ubuzima bwabo, bahamya ko urukundo, kwizerana no gushyigikirana ariyo byabafashije kugera ku munsi wabo w'ibyishimo ubwo bizizaga imyaka 10 bamaranye. Iyi sabukuru y'imyaka 10 ni isomo ku rukundo rufite umusingi ukomeye ku mibanire y'abashakanye.